Ineza yatwaye inda afite imyaka 17 ku buryo bubabaje cyane. Atangira rero kuzana isura mbi ku mugore we kugira ngo yereke ko Ineza, ni ukuvuga ko arimo kumusiga Ineza amabara meza. Joni muza bavandimwe hano kuri dusangire urukundo, dusangire ubumenyi, dusangire urukundo, dusangire ubumenyi. Muraho abavandimwe badusangire, reka dushimire uwo mwana Dani kuri ako karirimbo gatangiza dusangire, niwe wakadukoreye. Dani mwamubona, Dani with guitar, no mwana uzi gucuranga gitari ubi wacu i Rwanda. Inkuru ya Ineza ni inkuru ibabaje cyane. Ineza yatwaye inda afite imyaka 17 ku buryo bubabaje cyane. Mbere yuko nyibabwira, reka mumaze mbabwire mukore subscribe, mwibuke gukora subscribe no gusangiza abandi bantu. Tunashimira abantu badukurikira mwese bamaze kuba benshi cyane. Sinarizi ko dushobora kugira video yarebwa n'abantu barenze ibihumbi 10. Nukuri ni ibintu bishimishije ko ubutumwa burimo kugera ku benshi, kandi hano kuri dusangire ni urukundo mbere na mbere dushira. Urukundo, kandi urukundo tuvuga hangaha ni urukundo atari rw'abantu tuvuga, ni urukundo rwa rundi rushamikiye ku rukundo Imana yadusangije itwereza umwana wayo, aranarutwigisha, twitangira kubera urukundo. Abantu rero badukurikira muri iwacu mu Rwanda, mu Bubiligi, mu Bufaransa, dufite abantu badukurikira i Bukavu, i Bujumbura, mu Burundi, Kirundo, n'abadukurikira bari Uganda, n'abadukurikira bari hano muri Amerika no muri Canada. Mwese turabashimira cyane ko mudukurikira. Hari n'abantu badukurikira bari muri Haiti, nabyo turabashimira, n'abari muri mu birwa hirya no hino hari Abanyarwanda. Ineza yajyaga ku ishuri ari umwana uturuka mu muryango, abana na mama we n'abandi barumuna be babiri. Mama we na mugabo afite kubera ibibazo byabayeho. Hanyuma Ineza mu myaka 17 yaratwaye inda, nk'uko nabibabwiye. Yigaga biology, ubwo yajyaga muri interna, nyuma yuko mama we yashakishije amafaranga kubera guhinga, agahingira abantu, aganahinga he no tutungo. Yagiraga uduhene tungaye yorora akatugurisha kugira ngo Ineza abashe kujya ku ishuri. Ariko Ineza ageze ku ishuri muri interna, akajya abasha gufashwa n'abandi bana bagenzi be. Abagenzi be cyane cyane ku bintu bigendana n'amavuta yo kwisiga, cyane cyane rimwe na rimwe bakamufasha ku bintu by'isuku, ibikoresho by'isuku. Ariko kubera COVID, iyi ngiyi icyorezo cyabayeho kiriho ubu ngubu, reka nababwire ko ubundi uriya umugera utera uburwayi bawita SARS-CoV-2, nuko bawita. Abantu benshi bakunda kuyitirana na COVID-19. COVID-19 ni uburwayi buterwa n'ako gakoko kitwa SARS-CoV-2. Ubwo rero Ineza kubera ko ari mu rugo, nakibona ya mavuta abagenzi be bamufashaga, kubera ko mama we no kubona imibereho biragoye. Umunsi umwe Ineza agiye kugura isukari kumwe mu bacuruzi bamutumye. Ageze aho ngaho mu iduka, umucuruzi wari urimo aho ngaho amubonye, abona ari umwana ufite isuku kubera ishuri nyine, ari umwana uteye neza physically, nka kwa kundi tukunda kubyita gutya neza by'amaso yacu turebesha, nibyo ndimo kuvuga ahangaha. Abwira Ineza twari iriya sukari ku buntu. Mwumve ukuntu umwana Satani agira ibigeragezo bigoye ku buryo bukomeye cyane. Ahereye ku kantu gatoya,
amubwira ngo twari iyo sukari ku buntu, amwereza n'umugati. Ineza arataha abijyanye mu rugo, abwira mama we ko yahuye n'umugira neza. Mama we aravuga ngo oh, ni byiza rwose, n'ahandi hantu tuzajya tugurira. Ubutaha Ineza yongera asubirayo, mama we amwoherejeyo wa mugore w'umucuruzi, wa mugabo w'umucuruzi. Aramubaza noneho ngo ugira telefone, ume nimero zawe nzajye nguvugisha. Ineza aramubwira ngo nta telefone mfite. Oh, na telefone mfite ngoya. Aramubwira ngo ntacyo mfite, ka telefone ahangaha nakaguha ujye ugakoresha uvugane n'inshuti n'abagenzi bawe. Kandi murabizi yuko communication ni ikintu Satani akoresha cyane, aragikoresha cyane cyane tutakoza attention cyane. Ineza rero kubera kuvugana n'abagenzi be yagendaga ku baturanyi bafite telefone, akaba wiwe yabashaga kwegera akajya kubabaza ko bashobora kumuha telefone, akandikira n'abandi n'ama Facebook. Ariko noneho abonye agatelefone ka touch ashobora kwandikiraho n'abagenzi be. Akabonye abona uriya mupapa ari umuntu mwiza cyane. Ajya mu rugo aravubwira mama we ngo uziko yambajije nimero zanjye ko yashobora kujya amvugisha akambaza amakuru. Uriya mupapa nyine w'umucuruzi ntashaka kuvuga izina. Hanyuma rero ayambwiye gutyo, ndamubwira na telefone mfite, anambwira ngo akira telefone mujye mukoresha n'iwanyu mu rugo, nawe ujye ukomeza kubaza ibintu bigendana n'amasomo n'ibindi. Atashe koko murumva yuko ko ari umutima mwiza. Ubwo mama we arebye telefone aravuga ngo wa mugabo wadugaye isukari akanadusuza, ndabona ari umugabo mwiza utwitaho, ubasha kugeraho akugurira telefone kugira ngo ukomeze uvugane n'abagenzi bawe. Ndumva ari byiza cyane. Ariko nta muntu n'umwe wabashije gutekereza ku rundi ruhande rw'ibintu byinshi aho ngaho. Nk'uko mubizi akenshi abakobwa benshi tuba abagabo dukunda kubashuka cyane. Nimba muzi abantu ba mbere Satani akoresha ku buryo bukomeye cyane, ni twebwe abagabo. Adukoresha ku buryo usanga akenshi twangiza ubuzima bw'abana b'abakobwa. Ni kimwe n'ukuntu aca ku bana b'abahungu b'insoresore, abakoresha kugira ngo bagende bangize abana b'abakobwa. Nk'uko ndimo kubibabwira kuri iyi nkuru y'uwo mukobwa Ineza, ngira ngo murabizi neza yuko ko mu baturanyi, mu makuru atandukanye, mwumva ibintu birimo kuba ku bana b'abakobwa, ku buryo bahinduka kuba ba vulnerable cyane mu buzima bwabo. Kubera iki? Kubera ikibazo cyaho Satani akoresha cyane cyane abasore n'abagabo kugira ngo bagende bangize ubuzima bw'abakobwa. Ineza hamwe n'ubukene bwo kutagira telefone, hamwe n'ubukene bw'uko umuntu wamuhaye akantu akakajyana mu rugo akumva yuko ko bimeze neza, muze kumva ukuntu byakomeje. Ni ibintu bibabaje cyane. Mbere yuko nkomeza nashamba bwire abagabo n'abahungu, nimba ari umutwaro ukomeye cyane uzikorera mu buzima bwawe ukaza kugora gutura hasi, ni ugutera umukobwa w'abandi inda ukamutererana. Ni ugutera umukobwa inda ukamutererana. Wa mukobwa ni uguhindura ubuzima bw'umuntu ukabushyira mu kaga, ukamugira vulnerable. Ibyo bintu ni umutwaro ukomeye cyane uzikorera, uzabaza ababikoze.
akenshi ntibigaragara ku maso ariko mu mutima haba aremerewe cyane cyane cyane. No kugira ngo ugende imbere y'Imana kugira ngo usabe imbabazi bigusaba imbaraga zidasanzwe, bigusaba imbaraga zidasanzwe. Reka dusubire ku bya Ineza. Mumbabarire iyo ndimo kubivuga, akenshi nkunda kuvugana n'agahinda, cyane cyane iyo bije ku muhungu cyangwa umugabo wagiye gutera umukobwa inda akamwangiza ubuzima bwe. Ibyo bintu binera agahinda cyane. Nguko reka dusubire ku bya Ineza. Ineza rero yakomeje kugira ubumwe n'uriya nashyira muri parenthèse cyangwa muri codage navuga uriya mugira neza. Bakomeje kugirana nawe imishikirano. Yagenda kugura we ibirayi, uwo mugabo ufite abana 5 ufite n'umugore, yagenda kugura ibirayi agahita amuhereza akantu k'ubuntu. Aramubaza, ese ubona amavuta yo kwisiga? Akamubwira ngo nayo mfite, akamubwira ngo akira. Rimwe na rimwe akamuha n'agasabuni. Yabijyana mu rugo ni abantu batishoboye, no kubona ibirayi ni ikibazo. Noneho abonye amavuta arerenze na yandi inshuti ze ku ishuri zamuhaga. Aragenda. Umunsi umwe uriya mugabo akajya afata umwanya, noneho bikarenga ku bintu byo kumuha ibintu, agafata umwanya wo kujya amuganiriza no kumubaza yandi amakuru. Bite byawe, urakomeye, ubundi nkubona ko uri umuntu mwiza, nkubona ko uri umukobwa mwiza, nkubona ko uri umukobwa uteye neza, niyo mpamvu numva nakora ikintu cyagushimisha. Ari texte tugize kwiga kera, yari texte ikomeye cyane, yitwaga Le Corbeau et le Renard. Ni ukuvuga ko renard ni akabwa kari karimo kuvuga ni kiyoni gifite fromage mu kanwa. Kakajya kabwira kiriya kiyoni ngo uri mwiza, ngo nkunda n'ibara ryawe ry'umweru ugira, ngo nkunda n'ukuntu uririmba ijwi ryawe, ku buryo yageze aho ngaho aramubwira ngo ririmba numva ijwi ryawe. Amaze kumutaka ahita agusha ya fromage, yibagirwa ko mu kuririmba arafungura umunwa, ya fromage ihita ikubita hasi. Nuko abakobwa benshi bagwa mu mutego bagatwara amada, benshi bihora bitangira ukubeshwa na bahungu cyangwa abagabo. Abagabo bababesha bakabashukisha utuntu tumwe na tundi, dore ko bo baba bafite ubushobozi, nibyo babashukisha. Abahungu nabo bakabashukisha utugambo tugendana na emotion, kubashyira mu buryo bwa emotion, cyane cyane nko kubereka utuntu tugezweho, amakuru agezweho, kubereka yuko aribo baba bazi ibintu. Kandi ubundi umuhungu ujya kubesha umukobwa akamutera inda, mu mutwe we ibintu biba byavanze. Umugabo ujya kubesha umukobwa aba arwaye mu mutwe. Nimba uri umugabo wateye umukobwa w'abandi inda umushukisha amafaranga, wakagombye gushaka ukuntu wivuza uwo mutwaro uba wikoreye iby'umwihariko. Reka dusubire ku bya Ineza. Umunsi umwe ubabaje cyane, uriya mugabo yagombaga kujya kurangura mu mujyi kuko niyo yaranguraga. Abwira Ineza ko yavuganye n'umudamu we, uwo mugabo ko yavuganye n'umudamu we ko bazasigarana na Ineza mu butike kugira ngo amumenyereze,
muri iki gihe cya covid Ineza rimwe na rimwe ajya amufasha gusigara hariya byitwa akazi. Ni nako byagenze. Umugabo umunsi umwe ashaka kujya kurangura asiga Ineza n'umudamu we. Umudamu we ntiyamenya uko bimeze, aragenda atangira kwigisha Ineza uburyo bwo gucuruza. Ineza atangira kumenyera rimwe kabiri gatatu. Umugore kubera ko afite abana akavuga ngo oh, twabonye umuntu uri busigara aha ngaha. Uko byaje kugenda rero, ubutaha Ineza akaba asigara aho ngaho kugeza saa yine za nijoro. Umugabo aje avuye kurangura agasanga Ineza w'imyaka 17 ari we uri aho ngaho muri ari we uri aho ngaho muri butike. Amusanze ari wenyine avuga ngo ni umukobwa mwiza witwara neza, ibyo byose yagendaga amutaka n'ibindi. Akamubwira ngo dore uyu munsi wabaye aha ngaha wenyine, ni ukuri mu buryo bwose twakora akira ibingibi ujyane mu rugo. Amuhereza ibintu ajyana mu rugo. Icyo gihe yaramubwiye yuko ngo uburyo ukora aha ngaha n'uburyo amafaranga yinjiriye umunsi biruta ukuntu kure iyo umugore wanjye ari aha ngaha. Ntabwo ajya amenya kwakira abakiriya. Ntabwo atangira rero kuzana isura mbi ku mugore we kugira ngo yereke ko Ineza, ni ukuvuga ko arimo kumusiga Ineza amabara meza. Ariko aganisha hehe? Aganisha mu kaga ka Ineza. Nicyo yaragamije. Aganisha mu kaga ka Ineza. Reka ndekere aha ngaha kwanza. Mbanze mbabwire ikintu kimwe. Abakobwa muri yariye. Gira dute ku muhungu wese uza akakubwira ngo aragukunda. Ikintu mbere na mbere ugire dute. Bavandimwe babakobwa muri aho ngaho, si umuntu wese ukubwira ko agukunda. Niyo mpamvu ubanze udute ku muntu wese ukwegera. Iby'umwihariko umuntu w'umugabo uza akakubwira ngo aragukunda wa mukobwa we, uramenye. Reka turekere aha ngaha, nzababwira uko byaje kugenda mu gice cya kabiri. Sinshaka kuvuga amagambo menshi, ariko mbwira abo bakobwa muri aho ngaho iby'umwihariko muramenye ku bantu baza kubafatanya n'ibibazo mufite. Ntabwo wabaje gukemura ibibazo umuntu w'umugabo uzariya, umenye ko akenshi ntabwo wabaje gukemura ibibazo, ahubwo wabaje kugutera ibirenze ibyo ufite. Mwibuke gukora subscribe, mukore subscribe, murebe n'amavideo arangaha, mukane no kanzogera kugira ngo n'ibindi biganiro bizaba bihari bizaza. N'igice cya kabiri nzababwira ku makuru ya Ineza. Murakoze cyane, mugira amahoro.